Coach Gael, Bruce Melody. Coach Gael ni we ureberera inyungu Bruce Melody, hanyuma bahuye n'umujama. Uyu mutipe ni we ureberera inyungu za Diamond Platinum muri Tanzania hariya kabisa. Ese ushobora kwibaza ngo abantu bahuriye mu biki bawe gute? Ariko hari ibirori byabaye, ibirori byateguwe n'umujama wo mu kirere witwa Whatapp Group. Akaba ni ibirori byo kwizihiza isabukuru witwa Salam eske warushije imyaka 45. Ibirori byatewemo abajama b'abaherwe mu karere n'ubundi b'abastar abaherwe, ariko harimo na Coach Gael. Coach Gael nako amaze kufatwa nk'umushoramari mu karere byongeye mu muziki. Hanyuma rero byari ibicika kabisa, banyweye babyinnye bya yari club isa neza. Abantu bagiye babona ama video n'amashusho n'amafoto byose mwabonye ko byari fresh. Ariko ikintu kindi kirimo nuko murabizi ko mu minsi ishize Bruce Melody byavuzwe ko hari indirimbo ari gutegura we na Diamond Platinum. Iyo ndirimbo n'aka kanya ntabwo turamenya ibyayo. Ibyo tubiceceke twihoreye tubyihoreho gake. Ikindi uyu mujama uyu nguyu ureberera uyu muherwe ureberera inyungu za Diamond, arabizi ko hari umwe mu banyamakuru ugeze kuvugana nawe, baramubaza se ni umunyamakuru umwe hano mu Rwanda, yamaje ati mu by'ukuri murabizi Coach Gael muramuzi, ni umwe mu bashoramari muziki hano mu karere. Ese mu isi ishize ko yatangaje yuko muziki abona nta nyungu zijye zivamo, mwamugire he nama? Aravuga ati twebwe twakoze imyaka 10 iranarenga nta kintu turatangira kwinjiza mu muziki, gusa ati umuziki urimo ibanga, umuziki ubamo agafaranga bigeraho bikaza, kandi iyo bije bizira rimwe. Niyo nama yagire Coach Gael. Kandi nabandi bajama bagiye batandukanye barimo na Giti Junior bari bamubwiye bagira inama no mujama Coach Gael, bamubwiye ati nyabona bro, ati ibintu byo mu muziki ni gake si huti ushoramo amafaranga menshi, ariko kugira ngo azi ako kanya nyine ntibipfa kubaho, no gutegereza akaza gake. Nuko bimeze, niyo nama bamugiriye. Nyamara hano muri club yitwa The Blue Club ibintu byari bicika kabisa. Club isa neza ya Blue, club y'ubururu, abajama babakire ubona ko bitaho kabisa. Ibi rero byakomeje kwibazwaho n'abantu benshi. Bruce Melody yari yambaye neza, costume ya danje kabisa. Coach Gael yambaye neza, nawe yicaye mu myanya y'icyubahiro, n'abandi baherwe bagiye batandukanye barimo hariya bagenda baganira, nuko byari bimeze hariya kabisa. Ubwo rero turaza kuba tumenya ikivamo. Ubwo Coach Gael afashe inzira akajya muri Tanzania, agajya garukira aho ngaho, murabizi ura n'umudirinzi wa danje ntajya garukira aho ngaho. Umenye ko ubwo hari ikintu kiba kigiye kuba. Iyo ibintu byatangiye kugenda gutya, hari ikintu kiba kigiye kuba. Gusa muhite mufata mu mutwe ko Coach Gael n'umudirinzi wa hatari, mushoramari, ariko n'umudirinzi wa danje kabisa. Muwifate gutyo. Reka tuve rero kwa Coach Gael, tujye kuri Twahirwa Moses. Twahirwa Moses niwe nyiri Motion ni inzu muri Kimideri, ni inzu imurika y'abantu ba muri Kimideri, ni inzu ye yashinze muri Kimideri. Ariko hari imyitwarire itari myiza yagiye imugaragaraho, amagambo atari meza, nk'uko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwabimushinjije, rwamushinjiye ko rwose atavuze amagambo meza ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko no muri bino bihe turimo by'iminsi 100 yo kwibuka ku nshuro 31 Jenoside yakorewe Abatutsi. Ariko byongeye noneho twari turi mu minsi 7 y'icyunamo, ya minsi 7 y'icyumweru cy'icyunamo. Aha rero ni ibintu biba bikomeye cyane, byatumye ribi imuta muri yombi, ndetse bamukurikiranaho ibyaha bigiye bitandukanye birimo n'ibiyobyabwenge. Ibiyobyabwenge ko bamupimye rwose
basanga ashobora kuba afata urumogi ruteye ubwoba, ibiyobyabwenge bihambaye kandi hano mu Rwanda ibyo ni sakirirego. Iyo babigusanganye ubuhuye na sakirirego urakurikiranwa n'inzego zifitiye ububasha kugira ngo barebe ko utabifata ndetse ube wanakurikiranwa mu bundi buryo hakurikijwe amategeko. Hanyuma ikintu nakubwira, Twahirwa Moses urubanza rwe rwarabaye, urukiko rero rwemeje ko Twahirwa Moses agomba gufungwa iminsi 30 y'agateganyo mu gihe nyine hagitegerejwe imyanzuro mikuru iva mu bushinjacyaha bukuru, bakamenya ese Twahirwa Moses n'iki kimukwiye. Hanyuma bahise rero biyemeza yuko rwose umuvandimwe aba afunzwe iminsi 30 nuko bimeze. Ubwo rero nyaboneka abantu tujye twitondera ibyo tuvuga n'ibyo dukora hirya no hino. Umuntu aba yari yibereho neza ameze neza, ariko yajya kutandukira cyangwa se yatandukiraho gatoya bikaba birapfuye byose, atangiye kwisanga ahantu hatari heza cyangwa se no mu maboko atari iyo byabaye ngombwa. Abakunzi rero b'umuhanzi Ayla Star na Wizkid, reka mbabwire yuko indirimbo baherutse gushyira hanze, indirimbo ya hatari yitwa Gimdat, akaba indirimbo yanavuzweho byinshi, ivuga yuko rwose witwa Wizkid yagize ubwoba bwo yatangaje ko rwose atifuje yuko umubyeyi we yazumva ino ndirimbo. Hari ubutumwa yenda bwo buri mu ndirimbo Wizkid yavuze ko rwose atifuza ko umubyeyi we azamenya cyangwa se azumva. Abantu benshi bahise babongera kujya kuyumva bushyashya, abantu babazi gukora promotion izi ndirimbo. Arumva bibaze ngo hari ubutumwa buri mu ndirimbo nifuza ko mama atagomba kumva. Abantu bose bongera bajya kwishaka bundi bushyashya, bongera kujya kuyumva, bongera kureba lyrics barazitaho neza, ngaba ari buri kongera ama views. Ukuntu bimeze rero ubu ngubu tuvugana bamaze gushyira hanze video y'ino ndirimbo. Ni video nziza, aho nayirebye ni video ifite amashusho meza, umukobwa rwose aba neza. Ayla Star murabizi mu mashusho yuko aba neza cyane. Indirimbo ya Gimdat yamaze gushirirwa hanze amashusho nyuma y'iminsi itari mike hasohotse audio y'ino ndirimbo. Ni indirimbo nziza kuko ni indirimbo y'abastar babiri, Wizkid na Ayla Star, abahanzi bafite amazina kwisi. Sinavuga ngo hano muri Afrika kuko ni kwisi muri rusange abahanzi bamaze kumenyekana. Ikaba rero ino ndirimbo yamaze kuba ishyirirwa hanze amashusho. Hanyuma ikindi nagenda nakubwiye nuko umukinnyi ukomeye cyane unakunzwe kuri nosi, umaze kubaka izina kandi umaze kumenyekana nk'umustar, Lamine Yamal kina muri Barcelona, yatangarije igitangazamakuru ni televiziyo imwe hariya Manchester, hariya muri Catalunya muri Espagne. Yatangaje yuko rwose abahanzi iyo ari kumva neza ko akunda umuziki bya hatari, aba yambaye amaekuter ahantu henshi abari kubyina utuntu tw'utudenisi ibintu nk'ibyo. Yatangaje ko rero imwe mu ndirimbo bari kumva cyangwa se muri playlist aba afite akunda kumva indirimbo z'abanyafrika. Bamwe mu bahanzi yavuzemo harimo Burna Boy ndetse na Rema. Abahanzi b'abanyafrika kabisa. Lamine Yamal yavuze ati abahanzi n'abantu banjye ndabemera, bakora utuntu neza kabisa. Ndabashimiye rero. Ni Trend Nova TV, niba utarigeze ukora subscribe yikore. Nitwa Kim kugira ngo segonda kuri nzajye mpora ndi hafi yawe nkugezaho